ngo noneho ngo biriya bintu urabyanga ubyanze jihad arakubaninga. Urimo kunyumva? Akubaninze ndi kukubwira amakuru yaje ngo nk'umuntu wari ugufitiye amabanga utinya yarwa ngo wari waratinye kugira ikintu uvuga ari hanze kandi uzi ko afite amabanga yawe. Amabanga avuga urayumva uretse gato ko yakuriye ngo noneho umuco uretse gato ko yakubomoye ngo ndikubwira amakuru yagezeho ndikukubwira ntabwo ibyo ndikubwira ndavuga ni byiza ko nyirubwiti yahari ibintu bigeze umva abantu bivana mu kanwa mbikubwiye kuko uhari dushaka kugira ngo ubishireho umuco. Manza wumve ngo arangije ngo impamvu umuntu yaravuga ati ngo defada impamvu emi umwumve impamvu avuze jihad atari ari atashobora kumusubiza nuko ari wo mwanya abonye wo kuvuga toroma uvuga ngo yaguteye kuba umuntu mutarumvikanye mu biganiro biguteye toroma guteze uri muzima ibyo byagutera toroma waza imbere y'abantu bangana gutya ndagukunda uretse gato uri kumva umuntu aravuga ati Godfather Emi yapfushije impamvu atashubije jihad cyangwa atavuze agahinda jihad yamuteye ahari nuko atari kubivuga kuko jihad yaramufite wese jihad yari kumusandaza kuko yaramuriye. So toroma vuga ya Emi muyumve toroma vuga nuko jihad yamugize umugore. Uko nyuma tega amatwi noneho wowe ujya hariya kumubana noneho ushobora kubohoka izo byose kugufungira amazi n'umuriro yakoze akabikora yaragiye wowe hose aho ngaho impamvu utigeze umusubiza none se niba yarakurushaga izina yakurushaga umunwa kuzi kuvuga ngo impamvu wacecetse nuko utagombaga kuvuga ko wari uzi ko ubuzima bwawe ufashe mu kiganza cye yagombaga kugushyira hanze akakuvana muri closet which ibyo bintu mwakoze ntabwo nshaka kubihamya sinari impari ariyo mpamvu uvuga ngo yaguteye trauma ntabwo ari kukwimisha akazi none se trauma ntega amatwi si nyine niyo mpamvu uranga kujya gushyiraho umucyo maze nyumve niyo mpamvu uranga kujya ngo bishyiraho umucyo ntabwo ndi kubiguhamya ndi kukubwira amakuru yagiye hanze wari usanzwe ubyumva cyangwa warabimenye cyangwa ntabyo wari uzi ngo noneho bikimara kugenda gutyo ukimara kubona bamubitse rero uravuga ati none ukavuga agahinda kanjye kuko nta byangenda gushyira hanze ibyo bintu byaba ari ukuri niyo trauma udashaka kwerura yaguteye cyangwa kuko ntabwo wabwira umuntu hano ngo yaguteye ngo trauma ngo kutifuza gukorana nawe ibyo byagutera trauma se ngo yakwimishaga akazi ibyo biteye trauma se ngaho ijambo niryo mbere ko numva okima umva nkubwire oya ikintu cyo cya mbere sinzi nimba jihad ari umutinganyi cyangwa atari umutinganyi ibyo ngiye nabyo nzi urumva kuko jihad nta munsi n'umwe twigeze tuganira ibyo oya kuko ntago ndibuze guhamya ngo ni umutinganyi cyangwa se umutinganyi kubera yuko nta hantu na hamwe ningiye nigize murira na jihad oya ibyo ntago nabivuga ko nge simbizi simbihagazeho ko sinigeze njya gucekinga uri kubyumva imiryamanire y'umuntu ibyo ntago mbizi ibyo wumva nuko byumva nanjye niko mbyumva aho ho na oya kabisa oya ibyo bintu sibyo abo oya nako ibyo bintu ntago ari byo. Okay, so none Emi ni iyihe mpamvu ko wari ufite uburyo bwawe ko wari ufite platform nyinshi zakwakira kubera iki ibyo bintu jihad yagukoreye utabivuza akiri agihari ukabivuga uhengereye ukabivuga ari uko agiye mageragera amaze gufungwa? Dore impamvu nabivuza adahari urumva nimba naravuze ko umuntu yamfashije 100% cyangwa twafatanyije 50% 50% twese dukora ku gitangazamakuru kimwe kandi ari platform yanjye ngiye gukoreraho akaza akegera umuyobozi wanjye uri kubyumva akegera umuyobozi wanjye kuri radio akamubwira ngo Emi nadakora kiriya kiganiro ntago ndi bwicare kuri mikoro yiwe ya radio ibyo bintu simbyemera uri kubyumva niyo mpamvu nakoye icyo kiganiro ndaceceka uri kubyumva ubu rero kubera yuko ubu ngubu kubera mfite platform yanjye radio uyu munsi bavuga ngo uragiye cyangwa ni wagiye ubu noneho mfite ahantu nkorera hanjye ku bintu byanjye uri kubyumva kandi ngewe nabivuze kubera yuko numvaga nyine ngomba kubivuga kandi nta kintu n'ikina kimwe niba nkubishe neza wabivuze agiye mageragere kuko ari bwo wabonye platform yo kwivugiraho warabuze platform yo kuvuga agahinda kawe oya reka nkubwire
reka ngusubize Godfa. Hari ikintu ntigize nkubwira. Uzi ijambo mu nyangire, uzi icyo risobanuye? Ijambo mu nyangire ni ikibazo kontrasi irayigwaye, ni ikibazo nsigaranye cyo soon as possible. Numva bitarenze ukwezi kwa kanga ukwezi dutangiye kwa gatanu, nibwo ikibazo cyanjye ubu namaze kubigeza mu mategeko, niyo agomba kubikurikira. wowe na Jihad mwiyungiye hehe? urakoze cyane. Amaji. Sinzi niba ari Godfather wemerewe kubaza, gusa Godfather mumbarize ngo wowe na Jihad biyungiye hehe? Bamugiye Godfather kigaruka. Ntabwo nagiye, ndahari ntegereje Okimu. Okimu fatisha muri bari kibazo umubaze Okimu, uretse reka nsubize Okimu. Nashakaga kubaza reka ngusubize Okimu. na Jihad avuze ko yinze na Jihad biyungiye hehe? Reka mbanze ngusubize. Wa gatandatu narindi mageragere. Nago nge nagiye kwa gatatu. Ejo tuzahurira. Nago nzajya gusura umuntu tutavuganye cyangwa se umuntu tutafite. Okimu rwose. Abanya kwigira umwana mwiza si byiza. Aho nyumvira. Nese ubu ufunganye na Jihad cyangwa uri amatwi ya Jihad? Muvugizi we. Yenda bagufungana niba ari byo ushaka, niba ushaka kujyayo jyayo ntari. None se reka nkubaze. None se Riri avugana gute na Jihad? Ni wowe bavugane. Riri ni ufunganywe nawe. Oya ndi kukubaza ikibazo. Ako nabagoreweho mwajye munkora amazina yanjye, mwajye mureka kumvuga ngiye. Okay, reka nkubaze. Kuri gereza barahamagara, nibahamagara. Subiza ikibazo nkubajije. Emi, ibyawe na Jihad ni ibyawe nawe man. Ni ibyanjye nawe, ni ibyanjye nawe. Ariko none se oya ntugashuka abantu mani, ntaho wingiye na Jihad turavugana nkuko muvuga, nta nubwo muvugana kwanza. Sure se erekana ikimenyetso cyuko muvugana. None se wenda bikwereka nkande. Je bihe Godfather si uri kubiha byose se? Godfather abitwereka ariko ye kandi shaho umunwa kuva kera. None se ugende, ndifuza kutagenda, ndashaka kuvuga uhari kuko hari utubazo ngenda ngusubiza uvuge niba mbeshye cyangwa niba ntabeshye. Oya je none se ngenda banjyayeho. Guma mwana wanjye gumira. Ngaho baza. Ntegereje ko bambaza ibyo bambaza. Mbere yuko tugenda, reka uyu yabisonuye byose mu bintu avuze, uraza kubimubazaho, ariko reka manze ntikireho umucyo kuri we kugira ngo mbere yuko agahinda kanjye gashira kuri we Okimu. Amakuru ntabwo ubwa mbere ubyumvishe, ntubizi ko n'ubwa mbere tuvuganye, ndakeka nta kibazo, ntabwo nta nahantu numva kuvuga nabi cyangwa ngirana ikibazo nawe. Nibyo amakuru avugwa ko RIB ikimara kugufata ukarana muri prison na Jihad ku munsi wa mbere, mu ibazwa ryawe wavuze ko keretse icyo badashaka byose ugomba kubibaha, ndetse wowe ubwawe ukifatira telefone yawe ukahamagara, ukabwira RIB ko ufite amakuru ngo hari agatelefone Jihad yitaga mukecuru, ngo izo telefone umuturanyi wa Jihad w'umukecuru ngo bari bazifashe bazihisha mu muceri. Wowe ngubwira RIB ko izo telefone z'ahantu zikajya kuzizana ukajya kuzihakoba umukecuru, ukazivana muri ako gafuka k'umuceri ukazizana zikaza kuvana ibimenyetso byafungije Jihad. Hanyuma ngo kuko wemeye gutanga ibimenyetso no kujya gushaka izo telefone, ndetse hari umuntu ari buze kuvuga ahantu imodoka ya Jihad yari iri ku mushuti wanyu, ukagenda imodoka ukayivanayo. Ibyo ni ukuri? Ni wowe wagiye kuzana ibyo bintu bya, ni wowe wagiye kuvumbura havuye telefone arimo iyitwa mukecuru byafungishije inkoramutima yawe mwakoranaga? Kubera iki wemeye kuvamo inshuti yawe magara, ndetse ukajya no kuvumbura ahantu hari telefone ukayizana umusore aya masaha akaba ari gukora isheni? Godfather, ibintu byose wumvishe, ibyo byose uvuze ni ibihuha. Ibyo by'umuceri ntabwo nzi ngo ni ibiki. Uri kumva? Ibyo by'umuceri ntabwo nzi ngo ni ibiki. Iyo telefone uvuga yabitswe mu muceri ntabwo nyizi. Ibyo byose byo kubwira RIB ngo kiretse icyo mudashaka nta byabayeho.
barambajije ndabasubiza nk'uko bari bambajije kwihuta sinzi kugira mve kuri RIB ntago ngiye nkunda kumentioninga RIB kuko sintekereza ko ndi ku rwego rumwe nabo ntago RIB nabasha kujya kuyimentioninga ni urwego rukwiye kubahwa uri kumva ni urwego rukwiye kubahwa uravuze ngo ndabasuzuguye ko bavuze ntago komeza ngaho komeza so ndagira kuri icyo cyo kugambana ntite nkivaho direct binarangire dukomeze n'ibindi ntabwo byabaye ntago byabayeho Godfather noneho kugira unabyumve sinshobora no gutekereza kugambanira umuntu mu buzima bwanjye twagiye ubwo niba hari umuntu nzi uri hano ninza kubeshya yandikemo hasi ngo ndabeshya niko nge mba mbishaka ibintu bibe live yego so icyo kugambanira Jihad ikiganiro nagikoze kuri Dynamic nasobanuye uko byagenze so nawe nimbikubwira urambwira aho ubugambanyi buri sibyo yego Godfather barambajije ati video nayibonye ute navuze uburyo nayibonye ko yayinyeretse tugiye gukora ikiganiro yego ayo magambo nasubije uko nyavuze nta na kimwe mpinduyeho Jihad yabyivugiye mu rubanza rwe yarasubije ngo tinya ko n'uwo dukorana uri kumva yaravuze ati tinya ko n'uwo dukorana video nayimweretse muri telefone yanjye kugira tubashe gukora ikiganiro urumva bidahuye n'ibyo navuze birahuye none se akagambane karihe Godfather ko ariko nshaka nkakabura komeza icyo kugambanira Jihad ndakeka kirangiye wambaza ibindi ushaka kubaza byaba ari ntabyo nanjye nkagusobanurira oya ibyo ngibyo byerekeranye n'ibyo ngibyo ndetse no kuvuga ngo Jihad kugeza amasaha muravugana uramusura nta kibazo agufiteho izo zari rumors Godfather reka nkubwire kuva Jihad yagera amageragere buri munsi wo kuwa gatandatu buri wa gatandatu w'icyumweru njya mageragere uretse umunsi nasibyeyo rimwe hari umuganda uri kubyumva sinumva ukuntu umuntu nagambanira namusura bigezaho uretse n'ibyo hano hari abantu benshi cyane basura Jihad bose nta nshuti n'imwe mfite cyangwa inshuti ya Jihad itaramubajije ati Okime yarakugambaniye niba hari uhari wamusuye azasubiza ibyo yamusubije ntago natekereza icyo kintu ntago bishoboka ntago ibyo nta byabayeho byo nibihuha so kuri kubikijyanye na Jihad ibyo ndakeka ibyo ngibyo ntago namugambaniye nawe arabizi n'inshuti zacu zirabizi abamusura barabizi nta muntu n'umwe wamusuye utaramubajije icyo kintu narabisobanuye ntago nigeze mugambanira sinabitekereza sinzi no kugambana ibyo ari byo ndakeka icyo cyasobanutse tu sinzi niba twakomeza ibyo ngibyo bya Jihad tubiveho ariko urumva ngira ngo kandi kubivuzeho ntabwo nzongera kuva kwa mugambaniye kuko ubyivugiye ubishyizeho umuco niyo za kuba icyo kiganiro ntabwo nari kubivuga ariko ngewe iyo amakuru kuba yampaye azi ubwo ronga nyir'ubwite ntari kumuharabika akaba hari ashobora kubishyiraho umuco sibyo we move on wafata mu ibyo bambwiye so twagiye ni byiza gutangambaniye umuvandimwe ariko ntabwo ibi ngibi we yavuga ko atabaye ikigwari kugenda hari akaba victime imbere y'imbohe umuntu arafunzwe uje kurira ngo yaraguhemukiye ababaye ikigwari yemwe wari wabyara uravuze wari wabyara ndi kiremba nimba rero utari wabyara mu buzima bwawe ntabwo ushobora kumenya uko minerivare y'umwana ivuna urakoze so then Okimu ibyo Emi avuze wabyumvishe baza Emi byumubaza ndamubaza cyangwa ndagusobanura kuko yasobanuye urakoze cyane sobanura niba hari aho umunyomozi aho sobanura aho yabeshye munyomoze noneho wowe uraza kutubwira utekereza ko Emi ari mpamvu yiteretse kamera akajya kubaga imbohe
iyo mpamvu irahari mani, none si washatse ko byose mbikubwira. urakoze cyane. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye kumva sayidi yo ku ruhande rwa Jihad nubwo adahari. Oya ntago ndi umuvugizi wa jihadi hano, Ndabizi. jewe Godpa hamagara ndavuga, na Skytu. uri kumva Godpa Emi ko Wavuze naceje tukavuga, Emi ko wafashe umwanya uhagije ko wareka naceje tukumva. tukavuga waretse ko Wareka wavuze kimwe tukumva. cyose. muzane n'umuntu witwa Skytu nawe. Nta Muzane na kibazo. Skytu. Ariko ntugire ikibazo. Wigira ubwoba, reka twumve uruhande rw'uwari manager wawe. Manager wawe. Ko natanze umwanya umujena akavuga ibintu byo umva rero sasa Godfa, njyewe ibinyoma bya Emi nabyumvisha inshuro nyinshi cyane, ndacejeka kwanza sinamenyereye kujya imbere ya kamera, ariko byansabye kujya imbere ya kamera ngo bimwe na bimwe mbibeshyuze, kandi ibyo nabeshyuze by'ibinyoma byinshi yavuze ntacyo yarengejeho, ntabwo yigeze ajya kugira ikindi arenzaho, egare ko byari byo. Icyo ni icyambere. Njyewe ibintu byanjye ndabiheraho byatangiriye byose uvuga mu ibyuzi. mwaka Jesus, Emi waretse kubangama ko nacecetse ukavuga kuko Oya mu ntabwo mwaka kuvugira w'ibihumbi bibiri, mu mwaka w'ibihumbi 2021 nagiye kuri televiziyo bita 3D TV. So twakoze akazi ubwo nasanzeyo umuntu bita Muvunyi, nsangayo umukameramani wundi wari uhari, ntago ndibuze kuvuga izina ryiwe hano, nsangayo n'undi munyamakuru bita King Rukwavu Junior, abantu baramuzi, ubwo abakurikiranaga iyo shene kera baramuzi. Iyo shene twarakoze turakora, umukire twakoreraga biza kuba ngombwa ko agiye kujya mu Bushinwa kandi ari busige agurishije shene. Tujya gushaka abakiriya bagura shene, turababona iragurwa, bigizwemo uruhare na Skytu. Iragurwa, imaze kugurwa yaguzwe n'undi mukire w'Igikondo, niho twakoreraga kuko office ya mbere yari Nyamirambo, ubwo igurishwa yimukiye Igikondo. Dukora akazi Muvunyi, kuko shene igurishwa Muvunyi yahise avamo, twe tujya Igikondo kuri uwo muntu wundi. Muvunyi yaragiye, ubwo nagiyeyo njyewe, King n'uwo mukameramani wundi, ubwo twari batatu. Tugezeyo rero uwo tuzana uwo bita Fata ku Mavuta. Ugiye mwumvaga ngo Fata ku Mavuta afite televiziyo ngo bita ngo 3D, ntago yari nyine yari CEO. Bwari uburyo bwo kugira twamamaze cyangwa se dusubize ibintu ku murongo. Ibyo birarangira, wa King expert aragenda. Amaze kugenda, dukora inama njyewe n'umuntu bita Fata ku Mavuta, n'uwo mukameramani wundi, ndetse n'uwo mukire. Uwo mukire yaje kugenda aravuga ati mbahaye umukoro, nimushaka umuntu uza gusimbura King. Emi nyawe yakoraga kuri Big Town avuye kuri Yawe TV. Uwo mukameramani niwe wavuze ati ariko kuri Big Town hari umunyamakuru bita Emi nyawe, bibaye ngombwa twamuvugisha tukumva ko yaza mu kazi. Sinjye wagiye kumuvugisha, sinzi uwamuvugishije nyine, gusa habaye inama ivuga ati uyu muntu twese turamwemeranyaho aze mu kazi. Ubwo bari bamaze kuvugana. So hari ukuntu twakoraga kuri 3D inama ya televiziyo ikimara kugurishwa, ikintu cyatorwaga n'abantu benshi nicyo cyakurikizwaga, icyatorwaga n'abakeya kikaburizwamo. Twese duhuriza ko Emi yaza mu kazi. Emi aza kuri 3D TV. Dukora akazi nyine bigenda neza. So nari umukameramani, by the way, nari umukameramani kuri 3D TV, nkora na graphic design, niko kari akazi kanjye, ntago nari umunyamakuru, ibyo ntaho nari mpuriye nabyo uretse kujya gukamera izo nkuru, nkazeditinga, nkaploadinga, ngakora na graphic design aho ikenewe. Ibyo birarangira, haza kuza ikintu kivuga kiti uyu Gaspari arajya ajya gushutinga Fata ku Mavuta, njye gushutinga Emi nyawe. Turabikora, sinzi uko byaje kugenda, mbona noneho Gaspar ari kujyana na Emi nyawe, ngiyewe ndi kumwe na Fata ku Mavuta. Ibyo ngibyo birarangira bibaho. Twagiraga inama iba kabiri mu kwezi. Ninza kubeshya Emi ndashaka, niyo mpamvu navuze ngo ndashaka gukora ibi bintu bive mu nzira, Emi ari hano bive mu nzira. Ninza kubeshya mumbabarire muze guha Emi ijambo avuga ati ndabeshya.
so birarangira muri iyo nama yarabaye imaze kuba ntago kugeza ubu nari nzi icyo napfuye na Emi nyawe. Muri iyo nama namwe mutekereze, ngewe nakoze inama nemeza ko umuntu aza mu kazi. Muri iyo nama yabaye ntago nari nyirimo. Mumve neza iyo nama yabaye sinayatendinze ngewe. Yagiyemwe abandi ntarimo. Ubwo hari Fata ku Mavuta, Emi nyawe, na Jihadi n'umukameramani na boss nyine. Ibyo birarangira. Hari n'undi wakoreshaga social media ariko wenda cyeka atarayirimo simbizi. Mureke mwumve resulta zavuye muri iyo nama rero yabaye. Iyo nama yaje ivuga iti, yaraje mu Gatenga aho twakoraga, arambwira ati kuko nge nari nabaga aho ngaho nyine aho ngaho twakoreraga. Yari inzu niri cyane nyine irimo n'ama office, niberaga mwaho ngaho. Fata ku Mavuta araza arampamagara ati okay muri he? Namubwira ati nari niryamiye ndi mu magame. Byuka unsange hano mu modoka nkubwire. Ndabyuka ndagenda twicarana mu modoka. Arangije arambwira ati ubunine naracije sinari ko ntazigera mvuga nibi bintu tu, ariko Emi kubera kwigira umwana mwiza kwiwe nibyo biba bitumye umuntu aza kuvuga tu. Arabizi nawe ubwe yabyivugiye ko ntakunda kuvuga, arabizi kwanza. So Fata ku Mavuta yarambwiye ati Okim, ntabwo turi inshuti, turi inshuti. Umuntu bita Emi nyawe mu nama yavuze ngo Okim naguma muri aka kazi ndakavamo. Ubwo murahitamo hagati yanjye na Okim, kubera ko Emi yari priorite kundusha. Ngiye nari umukameramani, ari umunyamakuru kandi niwe wari ukenewe. Umukire arambwira ati akira amafaranga y'ukwezi, akira amafaranga y'ukwezi. Emi funga mike. Thank you. Arambwira ati akira amafaranga y'ukwezi, wakire n'amafaranga y'ukwezi kwari kugiye gukurikira. Urumva yampembye amezi 2, ariko wigendere, hari abatagushaka. Ntago yavuze ijambo Emi, ntago yavuze izina Emi. Hari abatagushaka, wigendere, nzakwereka ibindi dukoranamo cyane kuri umu graphic designer mwiza. Ndamubwira ati okay, niba hari abatanshaka ntaribi, ariko wabambwira kuko wabonana nabazi. Nuko namusubije. Arambwira ati mu buryo bwo kutateranya abantu, genda nzakwereka ibindi dukoranamo vuba hangaha nzaguhamagara. Ampa amafaranga y'ukwezi kwarangiye. Okim arabeshya. Nago ampa amafaranga y'ukwezi kuko niko bikora hano. Wihangane mu kiganiro Okim yavuze ngo ibyabeshya mu mvuge. Oya, umwanya turaguha umwanya. Nariko baraguhumwa amaze kuvuga ko mbeshya baraza Ase nkuru umunyamakuru, ikiganiro no kubijyana ukuri ikiganiro nawe ko ndumbiwe kabisa. Ihangane. Birangiye ibyo byose birangiye urumva naringeze aho boss yambwiye ati akira amafaranga y'uku kwezi turangije, ampa nayo ukundi kwezi twari kugiye gukurikiraho mu buryo bwo kwifashisha nyine kugira nitegure. Urumva niba mvuye mu kazi ngomba kuhita mva mu office y'abandi, siko bigenda se. Yampaye amafaranga ampa nayo kwitegura. So ndagenda nyine mvaho ngaho ndagenda. Ibyo birarangira. Kugeza ubu ngubu uwo mu boss twakoreraga ntago arambwira ngo ninde wakoze ibi ngibi. Ntawe nzi nyine, we azi ko ntawe nzi, ariko Fata ku Mavuta ajya kundi movinga muri groupe yambereye umuntu mwiza. Arambwira pe, kandi Fata ku Mavuta twari inshuti cyane. Ambwiza ukuri, arambwira ati uyu Emi nyawe yavuze ati aho kugira nutava mu kazi warakavamo. Namwe murumva aho kugira umukameramani umunyamakuru agende, hagenda umukameramani hakaza undi. Ibyo biraba, ndagenda, ubuzima burakomeza. So birangiye navuye mu kazi mva muri office z'abandi nigira gushaka kandi kazi nyine. Nk'umuntu w'umugabo twese turabizi ko kwiyaranja bibaho nyine. Nge n'umunyamakuru bita Nepomseni ku rugendo nibiza kuba ngombwa nkuko yakomeje kuvuga ngo abantu babazane nawe bamuzane, kuko yaramubeshyeye Emi nyawe. Nawe numvisha ibiganiro bye amubeshyera, mpita mpamagara Nepomseni ndamubaza ati ibintu Emi avuze nibyo? Arambwira ati nibihe? Jya kumva ikiganiro akoze, yabivuze kuri uyu munota, ajya kubyumva. Arangije arambwira ati ko uzi n'ukuntu ibi bintu byatangiye, ibyo nari kubiguhisha hehe ntabikubwiye. So naragiye nge n'umunyamakuru bita Nepomseni twashinze televiziyo bita The Dynamic Show. Nepa ari umunyamakuru ndi umukameramani. Televiziyo iratunanira.
uri kumva biratunanira nyine nta mafaranga twari dufite kwanza na Nepo yari umukameramani twari twihuje nk'abakameramani turavuga ati se ibi bintu aba bantu bakora tureba kuki twe tutabikora turabikora iratunanira mu buryo buri financial birangiye twaragiye tujya gushaka umuntu ushobora kudufasha mu buryo buri financial birangiye ibyo byose turamubona ibintu bijya ku murongo neza cyane amafaranga yaburaga turayabona amatike turayabona dutangira kujya hehe na he tujya no mu nkuru nk'izo kwa Nepo bakoraga nabyo biranga twiga undi mutwe wo gukora ibindi nyine turabikora kubw'amahirwe n'Imana dusenga tubona birakunze so twaricaye rero Nepo hagati aho Nepo mukuru wiwe bita Kamana uri muri Canada yaje kugenda ajya muri Canada arangije bashyiraho abanyamakuru ku rugendo kubona n'abandi biri kwanga Nepo arambwira ati sasa rero ngiye gukomereza ku rugendo wowe komezanya n'uyu mukire ngiye kuri iyi shene ya Grafe kuko yamaze kujya muri Canada ubwo ninjye usigaye wo kubikora wowe komezanya n'uyu nguyu Nepo agiye murumva ko ibintu byahise bincanga naragiye njya kunuza kureba uwitwa Kamarade ndamubwira ati se Kamarade waza tugakora araza turakora ariko kubugwa amafaranga ari umukire yashoraga tubona ko bidahagije turicara nge nawe ntago twicaye nge nawe na Kamarade ubwo ndashaka kuza ndikwanga ko nza kuvuga ikintu mbeshyera undi muntu kuko mvuze ngo nicaye nge nawe na Kamarade akaza kavuga ati arambeshye ntago twicaranye na nyine urumva ko naba mpiye so nicaye nge nawe n'uwo mukire turavuga ati ko Nepo yaragiye Kamarade ntago nyine biri guhura n'ibyifuzo twari dufite kuko twe twumvaga ko tugomba gutumbagira kandi twari twanabigerageje tubona ko bigomba gukunda ibyo birangiye naragiye njya kuganiriza Jihad nk'inshuti yanjye naramubwiye ati Jihad ndagushaka ahita ambwira ati ukimuranshakira iki gituma umbwira ko nshaka ari nge nawe gusa ndamubwira ati ndagushaka tujye muri business igisubizo yahise yarambwiye ati amafaranga wabo yakuye he yo kunjyana muri business wowe nta mafaranga nari mfite nta nayo ngira kwanza barabizi so ambwiye gutyo ndumva yarambwiye ati ngiye gukora ikiganiro na Emi Nyawe kuri Great ninsoza ndaguhamagara ndamubwira ati ngiye ntago ndibuze kuri Great kuko nakubwiye ko ari nge nawe ntago ushaka uri kumwe n'undi muntu yahise ajya ahantu bita Kanombe kuri Hotel Tech iri ahantu gutya mu umanuka uzamuka za Kicukiro arangije arambwira ati ubu none hamfashe moto ndi kujya kuri Hotel Tech niba uri ready wahansanga ndahamusanga mpamusanze twaganira ibyo twaganiriye bya business nta nubwo yigeze yizera ibyo mubwiye kuko ngiye naramubwiye ati kugira tujye mu kazi mbwira ikintu bisaba arakimbwira ndamubwira ati okay ibi bintu ngiye kubikoraho ntago yigeze yizera ko ibyo mubwiye ari byo namaze indi minsi 2 ntaramuhamagara ku munsi wa gatatu naramuhamagaye ndamubwira ati noneho waza tugahura nuri kudufasha muri ibyo bintu tukumva ko ibintu bigomba kugenda so biraba bimajije kuba turahura ibya Jihad akeneye arabyishyurwa byose bijya mu buryo ku buryo yakoze n'ukwezi kwa nyuma kuri 3D ku kwezi kwa nyuma kuri 3D ku itariki 29 zibanziriza ukwezi kwa nyuma yakoze kuri 3D ibintu bya Jihad byari byararangiye n'amakontra yarasinywe byararangiye byose nyine icyari gikenewe icyari gitegerejwe ni umunsi nyine we yari yabwiye uwo mukire wa 3D ko bazatandukana kuko banabivuga anabibabwira yaba umukire ntiyabyizeye kuko yumvaga ko Jihad ntahandi yajya yaba na Emi Nyawe uyu nguyu ntiyigeze abyizera kuko sometimes nabaga arabizi kwanza hari nawe arabizi uko ibyo yavugaga byo reka mbyihorere arabizi ibyo yavugaga nibije navuze ko nta kintu cya Emi na Jihad ndibuze kwinjiramo kiretse ibyonzi nibyo ndibuze kuvuga ibyo ntazi ndabyihorera kuko ni ibyabo nyine ibyo ngibyo birangiye ukwezi kwa nyuma kwarakozwe kumaze gukorwa kurarangira ku munsi wa nyuma w'uko kwezi nta kiganiro Jihad yari afite gukora ndangije namubwira ati
okay, wari wambwiye mbwira umukire ati warambwiye nkwibutse Jihad nasoza kontra yiwe yarayisoje, sinzi niba yaranagiraga kontra ntabwo mbizi, yarayisoje amaze kugira kuyisoza ndagenda namwe toka ibintu byarangiye, rero tugende gukurikiza ya masezerano n'ibyo wasabye byose byarabonetse, ubu byarahageze. Turangije tujya i Burundi, Jihad yabwiye umukire ati ngewe nkeneye kuruhuka mu mutwe nkava i Kigali ngashaka ahandi hantu njye. Baramubwira ati Jihad aravuga ati nakigira ku Gisenyi, aravuga ku Gisenyi n'ubundi ni nkaho uzaba uri i Kigali. Bafata umwanzuro uko tugomba kujya mu gihugu cy'i Burundi. So kubera tugiye mu gihugu cy'i Burundi buriya ntago twagombaga gukora, i Burundi ntitwagombaga gukora, ariko nabwiye niba ndi Jihad ati kukumva neza mwari mujye uretse gato byari ikintu ntari kumva, ni ukuvuga ngo mwagiye ni Burundi Jihad kujya mu yarasabye ati kiruhuko. Yego, Jihad yarasabye ati ndumva nshaka Gisenyi. ehe Baramubwira ati Igisenyi n'ubundi wawe umeze nk'umuntu uri i Kigali, shaka ahantu hafi hano ujya. Bemeza ko agomba kujya i Burundi. Mbere yuko Jihad ajya i Burundi naramuhamagaye namubwira ati Jihad ngiye ndumva ndi kuribwa ndashaka gukora. niba Uragenda ndi kumva neza uretse gato, niba ndi kumva neza i Burundi ubwo hoteli ibintu byose umukiriya yarishyuye. oya no yamwishyuriye tike hoteli yari iya Jihad. Ikintu nshaka kubaza, twumvishe hano Emi yishyuwe miliyoni 7 bamurekrita agomba guhabwa umushahara w'ibihumbi 700. Ndashaka kubaza aya mafaranga uyu mukire yishyura ava muri biganiro bya YouTube mukora? Godfa, Ndakumva. icyo kibazo kukibajije njyewe kandi hari basabe Oya bandi no bafite sheni birantu zinjiza amafaranga menshi bababajije. uravuze? Urumva hari abantu bafite sheni zirenze dynamic, Yego. baza nibo wakubwira nyine bakakubwira ati tubonaye. araboneka man. Banyarwandakazi murenga 1000 Godfather ngiye gufungura YouTube channel. Twakomeje ngiye gufungura YouTube channel. Ngiye gufungura YouTube channel kandi seriye. Komeza. Jihad byarangiye byemejwe ko agomba kujya kuruhukira mu gihugu cy'i Burundi. Uwo munsi byemejwe, umunsi wakurikiyeho nahamagaye Jihad. Ndamubwira ati Jihad ngiye rero ndi kuribwa. Aya mafaranga y'abandi bari kuguha sinkomeza kuyakiniramo kuko ninjye azabazwa. Cyangwa se ninkomeza kujenjeka ibi bintu bishobora kumbazwa. Ntago uri bujye kumara iminsi 7 i Burundi nta kintu na kimwe ukoze ngo nuvayo abari bwo tuzakora. Jihad yarambwiye igisubizo yampaye, yarambwiye ati shaka umukameramani wowe nawe muze tujyane i Burundi tuzakoreraho ikiganiro gisezera 3D TV. Ambwiye gutyo kuri njyewe numvishe nsubijwe. Ndamubwira ati okay ngenda kubiganiriza. Aravuga ati okay nimugende nta kibazo mupfa gukora nkabona ko muri gukora. Turagenda. Ubwo nagiye njyewe na Jihad hari mukameramani nawe ndakeka nawe yarakoze kuri 3D TV. Kwanza niwe wansimbuye mva kuri 3D TV bita Lola, yitwa Lola. Turajyana tujya i Burundi turi batatu, dusanga y'abatipa bo barandiri nabande niba ari bano bahanzi ba Rinoji nibo batwakiriye. Buri wese ajya aho yagombaga kuryama. Bukeye dukora ikiganiro. Dukoze ikiganiro byarananiye, singiye kwiyemera. Abantu badukurikira bari hano bazi ibitutsi bantutse, bazi commentaire zabo. Ariko naravuze ati kuko nyine ngo nta wundi muntu ugomba kubikora ninjye uhari reka mbikore. Ubwo reka nse nk'usimbuka ngaruke ku kibazo cya Emi nyawe. Tugeze i Kigali, ubwo twaragarutse tugera i Kigali, akazi kari gukorwa, ibintu bitangiye kugenda bijya mu buryo nyine, bitangira kugenda bijya mu buryo ubona ko abantu batangiye kuza, batangiye kudukurikirana. Nanjye ntangira kwiyadapta, ntababeshye sinari nzi ngo biravahe birajyahe, ntabyo nari nshoboye pe, ntabyo nari nshoboye. Ariko hari scenario yabaye yatumye mvuga ati aka kazi ngiye kugakora uko byagenda kose, kuko igisubizo nabonaga gishobora kuba gihari ntago cyari kuba, byari byanze nyine. Tugeze i Kigali nyuma y'amezi nkangahe ntari kwibuka umubare,
hano ngiye kubabwira ikinyoma cya mbere cya Emi nyawe. cya Emi nyawe. Yego. Baga guys, mutapinge urakoze. ubwo ikinyoma kije, mutapinge Umva, screen, mutapinge Okimu, mutapinge. ndahari, Abantu Okimu, batapinge ndahari. mu kadirisha, ariko se mutapinge screen mbere yuko twinjira. Noneho bagiye gukora icyo bita gukubitira ikinyoma hangana inzeka. Aho niho twashakaga. Niho twashaka. Mujye mureka ukuri kwitwa ukuri. Muribuka neza ko Muretse gato. Impuguke Okimu oya ntago ngo muguse igiye gufata inararibonye Emi. ntago ndi impuguke Ibinyoma bikubitira hagana inzego, mwandikemo mwese muri comment impuguke Okimu. Okimu, Waki. uribuka ko ibyo bintu mbiziho. urabizi amani nawe urabizi ninza kubeshya ubivuge. Amani Mbarushimana uburetse sorry Amani Hakizimana. ibintu urabizi. Nta Hakizimana Mbarushimana. Ni inshuti zanjye. Bantu Uri bakoti butane fata. ndatanura. Bantu bakoti fata bashaka ngo mwandikemo buretse gato. Mwandikemo ngo impuguke Hakimu igiye gukubitira inararibonye Emi ahagana inzego. Twagiye Ibinyoma byose Amani. nabyumvishe. Ni izina ry'Imana. Mbarusha rugira funga mike yawe. Murakoze So, cyane. Murakoze. ahangaha rero niho ngiye gutangira ibintu bya Emi nyawe mu kiganiro yakoze kuri Emi nyawe Empire yahostinzwe n'umuntu bita Muvunyi. Emi nyawe ikiganiro yakoze kuri Emi nyawe Empire yahostinzwe n'umuntu bita Muvunyi Joseph, nawe twarakoranye bose. Hari aho avuga ngo umuntu wanjyanye kuri Dynamic akajyana na Jihadi ni umuntu bita Nepo Museni, ngo nibo waje kundeba. Aravuga ngo ngwino ahangaha. Nepo Museni mwibuke ko nababwiye ko yari yamaze kuvamo yasubiye kuri shene yo kwa mukuru wiwe. Hano Emi nyawe aravuze ngo umukire ari kumwe na Jihadi nibo bagiye kumureba. Ese ndibaza umukire turaza kumenya ni Nepo Museni wagiye kureba Emi nyawe cyangwa n'uwo muntu wundi wari uri kumwe na Jihadi? Ubwo aho ngaho araza kubasubiza ntago nzi byari byo, niwe bagiye kureba. So icya kabiri, Emi nyawe nyuma y'ikiganiro wakoze bisubiramo ubizi kundusha. Nyuma y'icyo kiganiro wowe Emi nyawe, ndagira ngo muze kunsabira Emi abahe screenshot za approaching ya mbere yabayeho ivuga ati ese naza kuri Dynamic. Ubwo turaza kumenya ni Jihadi wamwandikiye ngo aze, nuwo mukira avuga wamwandikiye ngo aze. Emi nyawe wowe waravuze ngo erega Jihadi nje nawe turi kumwe nta hantu yacikira. Nyuma y'icyo kiganiro wakoze mu minsi ngahe Emi nyawe watangiye gusaba akazi kuri Dynamic. So nari ndi muri bya bihe nyine ibintu byananiye ntazi iyo biva niyo bijya, kuko wari ukenewe. Ntago mbeshya, wari ukenewe. Urebye commentaire z'abadukurikiraga wari ukenewe pe. Emi nanjye naricaraga nkabibona ko kugira ngo ibintu bijye mu ntoza mu buryo, nanjye narabibonaga ko Emi nyawe ukenewe aho hantu. Narabibonaga pe. Nawe ubwawe turi Dekeza Hotel uzi ibyo nakubwiye. No mu kiganiro narabikubwiye, icyo kiganiro kiracyariho. Nkubwira ati akira mikrofone yawe n'ubundi yendaga kunshamo kabiri. Ikiganiro kirahari, nabikubwiye duhagaze, mbikubwira no mu kiganiro. Ibyo birarangira. Emi nyawe wowe wasabye kuza kuri Dynamic. Sinzi niba izo message zifite, niba uzifite numvisha ibintu byose uri kubiha Godfather. Ibyo bavuganye ntago babivuganye turi kumwe, ariko nka team manager byaragarukaga bikangarukiraho ati dore uyu muntu ibyo ari kuvuga urabibona gute? Kuko buri muntu wese wazaga hariya nyine urumva, namwe murabyumva. Niba hari umuntu, niba hari manager, ntabwo uri buza n'umukozi ngo manager abiyoberwe cyangwa ngo amuyoberwe. Nubwo ari kubeshya ngo ibyo ngibyo nawe ashyire mu nyirabwenge yumve niba ibyo bintu byashoboka. So birangiye rero Emi nyawe yaje mu kazi. Ubwo ndi kwihuta tu. Emi nyawe yaje mu kazi.
amaze kugera mu kazi twarakoze nk'uko yabivuze turakora ubwo kontra yiwe njyewe ntabwo ndi buze kuyivangamo kuko ubwanjye ninjye wamwibwire Emi nyawe duhagararanye ngera we na Skype ndamubaza ati Emi ko wirirwa uzenguruka ngo abantu bakwambiye miliyoni zingana gutya uri umwana bingana iki cyangwa ufite umutima ukomeye bingana iki ku buryo ayo mafaranga yose wayahomba ndangije imitambaza Skype nawe ati birashoboka ko inyarugenge umuntu yakwambura miliyoni 40 ntajye kukurega Skype nawe ibyo yasubije Emi arabizi ndangije mbwira Emi wakavuye kuri YouTube ukagenda ukajya mu mategeko araza guhita gufasha kuguhesha ayo mafaranga byihuse koko niba wemeranya n'umutima wawe ko ahari ariko ibyo kubizererana amakontra aba bantu badukurikira ntago ayo mafaranga bazayakwishyura niba hari koko arabizi ko nabimubwiye si kera direct yahise akora tugitandukana yahise akora ikiganiro bari kuvuga ngo nari nkubise Skype ngo mpuye na Skype ngo nari mukubise umujene nyine biranye biratu ibyo byose birangiye Emi nyawe yaje mu akazi turagakora ariko ntababeshye mbabwije ukuri mwumve ikintu cyateye Emi nyawe depression nubwo aba agikweba we twicaye Grand Legacy zere ko gihuye n'ibyo batubwiye mwe muratse gato mutapinge aha niho mutapinge screen mukadirisha mutapinge screen Emi nyawe ukimwa ku mazi manzumwe ku mazi papa manzumwe ku mazi amazi mbere yuko yicaranye amazi rwose manzumwe ku mazi uretse gato manzumwe ku mazi kwihuta guys mutapinge screen bereke uretse inyuma kigiye gukubitirwa harebe ahaga ninzega uretse gato umva uko bimeze uretse kumpamagara uretse Emi ngwino hano uraho zani mutapinge uraho neza dawe ndababaye hitawe urambabaje ndore ejo bundi hita yaragiye arakugendera nyagukubitwa n'inkuba yawe kugira ndiho andaza abantu gatanaza aranyishe umva twagiye ijambo ni iryawe yaki niki cyateye Emi depression Emi nyawe mwandikemo ngo tugiye kumenya icyatewe depression tukibwiwe n'impuguke Hakim subiramo ikibazo niki cyateye Emi depression nukuvuga ngo mubwiye ngo hagate mwandikemo ngo impuguke Hakim agiye kutubwira icyateye Emi depression mwese bantu bantu ijambo impuguke yambaye Lacoste y'umweru ya polo ndayibuka yari yambaye ipantaro ya brassiere yambaye na masayi y'umukara duhagaze ku marembo ya Great Hotel tugiye kwinjira tujye mu biganiro twari kodingiraga muri floor ya mbere icyo gihe nasohotse mu modoka nge na Jihad n'uworora w'umukameramani na Emi nyawe yarari hafi aho nga ndumva sinibuka neza niba yarahadusanze niba ataradusanze twarinje tuzamuka tujya gukora akazi bisanzwe ahangaha ndi kuvuga uko ibintu byagenze ngewe nababwiye ko Emi azana bibonaga ko akenewe ari naho aha nanjye ibi ngiye kubabwira nibyo byatumye nanjye uwo munsi mfata umwanzuro ndavuga ati nta kindi gisubizo mfite ubwo ibi bintu ngiye kubikora nibizakunda bizakunda nibakomeza kuvuga ibi muri commentaire ubwo ni ibyo nyine nta kundi ntago ngiye reaction ya Emi yako kanya nawe ariko sara abantu yabyibwiriye nawe arabaza bagenda abwira amabanga yiwe yaragiye twarazamutse tugeze aho ngaho ntago nagiye ngo ni twarasetinze ntago nagiye ngo nicare ku ntebe ngo nkorane mvuga ngo ngiye gukorana na Jihad ubwo intebe narayiretse kuko nari nzi ko ari Emi nyawe ugiye kuyicaraho so Jihad yabwiye Emi nyawe ati reka ntegure na Okimu dukora ikiganiro ubu ngubu niwe tugiye gukorana
Emi nyawe muri sale y'iyo ntuza y'iyo floor hari hicayemo umuntu bita Janvier Romeo wo kuri 3D TV. Ndumva ari wari wicayemo, sinibuka abantu bari bari kumwe. Emi nyawe yumvisha ibyo bintu mu mutwe we, ntago yumvisha ko ari icyo kiganiro tugiye gukorana kuko twaraye tugiteguranye. Yaramubwiye ati ngiye gukorana na Okimu, wowe ntago turi bukorane. Emi nyawe yarahagurutse aragenda direct reaction yiwe ako kanya. Yaramubwiye ati iki kiganiro twagiteguranye na Okimu, niwe tugiye kugikorana, ntago ari wowe tugiye gukorana. Emi nyawe yavuye aho ngaho aragenda, kuko twari dufite umukameramani umwe dutegereza ko, ariko ndibuka ko Emi yahise asubiza Jihad iti Emi niwe yarambwiye ati ko nta settinga mbere y'ibyo byose, ngo ko nta settinga kamera, ngo nibagiye ko ndi umukameramani. Wari Emi Jihad aramusubiza ati aho ngaho uretse gato nukuvuga ngo Emi yaje mu kazi akuzi nka kameramani. Ni nako yarambwiye rwose pe, nukuri yarabimbwiye. Marabaga bro. Yarambwiye ati kudasetinga kamera wibagiye ko uri umukameramani. Kandi wowe wari wamaze kwinjira mu nkweto zafata ku mavuta nk'impuguke. Oya Godfather, nahereye kare nkubwira ati icyo gihe ibyo bintu ntago nari nzi yo biva niyo bijya nkanjye. Kandi nakubwiye ko Emi aza mu kazi, nakubwiye ko ngiye nabonye ko igisubizo kije. Ntago sinabikubwiye se. Nukuvuga ngo Emi yakubikubwira ntago